Asuze kandi mbifuriza amahoro y'Imana wo dukurikiye kuri Iris Rwanda TV ndetse n'abari mu majyepfo y'amajyaruguru iburasirazuba n'iburengerazuba by'umwaka wari mu mujyi rwagati wa Kigali ni 25 z'ukwezi kwa mbere 2025 n'amakuru agaruka ku bice bigiye bitandukanye by'umwihariko nk'abandi kumwe na Ntaganzwa Peter umwe mu bakozi b'Imana ariko kandi nanone tugiye kuba tuganira. Peter n'amahoro ndashima Imana icyumweru cyiza twese hamwe n'abandi bose dukurikiye tubifisha icyumweru cyiza ababyizera. Wambaye neza by the way, murakoze cyane. Kamanzi nereka abantu uburyo wambaye mu bintu byakuvunye. Twambaye neza akahita nka 80 banamamaje ariko abanyambitse nta kintu barambwira ngo bihangane nibaduha akazi tuzabivuga. Yes. Peter, kuri uyu munsi wa none ni ku cyumweru uvuye mu materaniro? Nivuye mu materaniro mvuye gusenga. Ubuzima budasenga burya butera ibibazo. Yego. Iyo tudasenga tuba twarakoze amahano. Naho ubuzima busenga? Ubuzima busenga buhorana amahoro. Nubwo hazi intambara ariko Imana yakurwanirira. Imana yakurwanirira. Uyu munsi wa none rero icyumweru cyawe cyagenze gute? Cyagenze neza, nabyutse mu gitondo. Fata icyayi Imana yampaye hanyuma ndangije njya mu rusengero, amateraniro yagenze neza. Twijambo ry'Imana tumva n'indirimbo turaramya bigenda neza. Ati umunsi wanjye wagenze neza, kubona bukeye bwije bugaca, burya ni ikintu cyo gushimira Imana. Kandi ikintu gikomeye burya hari abantu baba bashyinguye benshi, hari abantu babaho n'ibibazo bitandukanye, hari abakoze impanuka, ko twebwe turi bazima rero bari amahirwe. Hari ubwo umuntu aryama bugaca atakihumeka wabazima cyane, cyangwa se akabyuka bucyatagihumeka wabazima cyane, babona agapfana imishinga. None burya ikimbabaza no gupfa uri mutoya. Ukomeje ku kintu uti gupfa uri mutoya. Ahangaha ndagaruka ku rupfu rwa Ngabo Eric ndetse wishwe na Mugisha. Uru rupfu rero warumenye ukimenya ko urupfu rwa Eric wabyakiriye uti? Byambabaje ni inkuru numvise irambabaza, imwurikiye ukuntu abibonye. Mbona ni ikintu cyarenza amarangamutima. Ndetse mbona avuze ngo mbabazwa no ko umuntu apfuye ari muto. Umuhungu apfuye ari mutoya, n'umwishe ni muto. Ubuzima bwe bugiye muri gereza. Undi nawe biranga inzu ze zipfuye nyine kandi yamwishe nabi kwameye, yamwishe nabi. Ndagira ngo tuze kugaruka kuri uru rupfu byo byagenzemo. Kariyeri yaba yombi turaza kubigarukaho uburyo kariyeri yaba bombi irarangiye. Amafaranga bafite kuri banki birarangiye, imishinga yayo yose yarangiranye na ririya joro. Uko byagenze ngo bari mu kabari saa 8 z'ijoro zanageze, umwe avuga ati horo uvuga ngo uzanyica, undi aravuga ati ngaho nyica. Tinye ko atari bwa mbere yarayimubwiye, aho yabatangiye gusera mu kabari gahoro gahoro. Niyo makuru ahari kandi yizewe. Dukora kuri bashuti be. Basohoke bava mu nzu, bava mu kabari bagere hanze. Bahugura bato nyine baraganira bavugana. Ariko abantu basinze urumva baba bari gutokingana, bari kuganira. Ariko ngo ijambo n'ubundi yabwiwe yo kumwica. Si ubwa mbere ari mubwiye. Urumva ari mvuga abantu ngiye kubwira abakwiye kwirinda kwikoresha. Bwiye umuntu akubwiye ngo arazakwica. Agasubiramo kabiri. Nimukumve ko yari inkuru isanzwe. Yego. Nimukumve ko ari ibintu bisanzwe biraho ngaho. Ubaye umunyamahirwe cyangwa se umunyamakenga wahunga. Uwo muntu ukamuhunga kuko nta kintu umuntu yavuga. Hari ijambo umuntu avuga ukumva rirenze imitekerereze ya kimuntu. Kwica, nzakwica. None ikaba repeat, bigasubirwamo kabiri. Ni ikintu gikomeye. None ikindi ni abantu babanaga, abantu bakuranye bari baziranye. Bari abantu bari gutera imbere. Dore ko babaga muri Amerika bari bameze neza. Bapanze n'ikiruko kugira ngo bazane mu Rwanda. Barapanga baza kuri amafaranga yo mu Rwanda. None birangiye ubuzima bwabo burangiriye aho ngaho. Kuko umwe nubwo ariho ariko afite umugaye. Afite umutima umuhagazemo ko yishiki umuntu mugenzi umushuti we. Noneho wumve basohoka hanze mu kabari, bageze bari gutongana ku modoka n'abagenzi babo bari bahari muri parking aho ngaho. Mungu mubwire ngo reka gutwara imodoka wasinze. Murabizi ko no mu Rwanda ayo mategeko ahari atemerera uwo waba uri we wese niyo waba umuyobozi uko waba umeze kose mbega niko biri. Ni itegeko kandi itegeko nawe ritareba.
umuhungu bamubwire ngo ntabwo wemerewe gutwara imodoka wasinze, arengaho kubera inzoga no kwiyumva, arazamuka agiye mu modoka. Ariko kandi burya mbwira abantu ugerageza kwiyoroshya, igihe cyose urimo kamere nikayobora ubuzima bwawe, gerageza ugire uburyo ukaruma kamere yawe. Dufite ibintu byaturakaza byinshi, ariko ibintu byaturakaza ntabwo biduha uburenganzira bwo kwica amategeko ndetse no kwambura ubuzima bagenzi bawe. Cyangwa nawe ubwawe kwiyambura ubuzima. Yes, nawe ubwawe kwiyambura ubuzima kuko ufite gutwara wasinze, ukaba wagonga umuntu agapfa, cyangwa nawe ukakora impanuka ukagira gute ugapfa. Cyangwa se ukangiza n'ibikorwa runaka remezo cyangwa se n'ibindi bintu. Ntabwo ari ngombwa kuba twayoborwa na kamere yacu. Tugerageze tunakoreshe abo turi kuvuga, abo turi kuganira bari kutwumva, tunakoreshe ubumuntu dufite. Hanyuma umuhungu bamubuze yanga kumva, aguma kwiyumva nyine. Umuntu ufite amafaranga kameme, ukiri mutoya, wibera USA muri Amerika, amaze kubona ubwenegihugu, ariko bugiye kuba muri gereza. Kuko amaraso y'abantu aravuga, ntago amaraso ameneka kora ngo birangire. Ubwenegihugu bwe bubaye ubundi. Ngira ngo wenda na Amerika nayo ntago yabyumva ngo ifate nk'ibintu biraho byoroshye, kuko bamaze kujyaho umugayo. Ndetse na leta y'u Rwanda ibyo ngibyo, niba leta aravanyeho ibihano byo kugira byo kwica, ikashaka abantu babana amahoro, babana neza, ukaba ukibikora uri umuturarwanda ufite ikibazo. Hanyuma arangize ngajya mu modoka, niko amakuru ari. Yego, amubwira ati ngiye kukwica. Niko yavuze. Umuhungu yinda ku ruhande ngo yagiye gutya, muhungu agenda n'imodoka, aramuhushura. Amuhushuye abona yikubise hasi, mugate ashyira muri vase, asubira inyuma agira gutya, aramukandagira. Amukandagira arakomeza, arigendera. Arongera munyura, aramwira. Mbega wabonye ko umuntu wamukubise hasi, wongeye kumuca hejuru. Ngahita akomeza agenda kuri polisi, ngagiye kwirega. Tayari nubwo agiye hari nigera atekereza no kureba ko umuntu ari gusamba, wenda umuntu ari gusamba. Kuko niba umuntu aragiye kwirega ngakoze ibyo bintu, tayari birashoboka. Nubwo umuntu umwe yari kuvuga ngo ntabwo yarazi ko yapfuye, none yaba yaragiye kwirega iki? Yarazi ibyo akoze. Ese koko tugiye mu busesenguzi mbere yuko dukomeza, uyu nguya abantu bari basangiye bari abantu kwa ngo umuntu afata icyemezo, ibintu twaduherukaga kuri Bobi Wine n'umugore kuri muri Uganda, aho Sandra Teta yagiye kugonga umugabo w'izo, ariko akamuhushya, bikarangira Imana ikinze kuko wabonaga ibintu ari gukora uriya mugore. Wabonaga ari abantu bafite umutima wagira ngo hari ahandi bega wagira ngo umukorano. Hari umutima umeze nk'umukorano, ukagira ngo hari ibintu bawushyizemo. Umugore buriya video narayirebaga nkibaza uyu mugore gutekereza. Aragonga, arasubira inyuma, imodoka aragiserera, ariko kuko igihe kitari cyagira ntabwo yari gupfa. Urumva rero ibi bintu ntabwo bimenyereye mu gihugu. Umuntu yakwibaza ngo amaze kumugonga arapfuye, nyuma yo gupfa yaragiye. Hari ukuntu abashoferi bavuga ngo aho kugonga umuntu ntapfe, usubira inyuma ukamugonga ukazaburana n'umurambo. Uyu nguyu nibyo yaba yakoze kugira ngo asubire inyuma bwa kabiri, amuhorahoza amugonge. Iyo ni virusi yo mu mutwe. Iyo ufite umuntu gugu ntabwo wafata imodoka, natwe turaba twase gugonge. Ni ibintu bikubaye utabigambiriye, hanyuma ngo reka nongere ngire gute, ngo reka nice umuntu ngo polisi itankurikirana, ahubwo ngo uzaburana n'umurambo wo kuburana n'akajari. N'umurambo ngo niho byoroha. Sanga icyo ari ikintu gikomeye kigaragaza ko uri umuntu, ego no kuri umutima nama. Kuko niba ugambiriye kugonga umuntu, icyo ni icya mbere, wabigambiriye. Yego, bitandukanye n'umuntu umugonze atagize gute, atabigambiriye. Rero uyu we yari yabigambiriye, bigira hano abishyira mu biki, kandi yanabimubwira ati nzakwica. Yes, yarabivuze. Yaravuze nzakwica. Kubwira umuntu rero ngo uzamwica, none ukabivuga warangiza ukanabikora, ni igikorwa nyine wateguye, ushyize mu bikorwa. Nubwo yagiye kwirega, ariko ubu none ahangaha imiryango y'uwapfuye iri kurira, irababaye. N'umwana ukiri mutoya iri kuzabyara abandi akabarira. Hari iterambere kuzageza ku muryango we. Wenda hari abo yaratunze, hari abo yagaburiraga, hari abo yafashaga. Kuba rero kuba jye nagira kamere, niyemeza kwambura ubuzima mugenzi wanjye, niyemeza kwambura ubuzima
umuntu mugenzi wanjye ni ukuvuga ngo kamere yamushije ubumuntu kamere mbi kuko hari kamere muntu ibaho ariko hari na kamere mbi kamere iguteza gukora ikintu cyo kumena amaraso noneho ikindi buragugu kugonga kujya mu modoka ukavuga ngo uragonga umuntu uratse imodoka ushizemo vitesse uraxere hanyuma uragisere ufashe na vora uringanije aho ugiye kugira gute kugonga urabikoze neza urabikoze none ubonye unagutunganije neza wongere kubisubiramo ni igikorwa ushaka gushyiraho finissage wateguye neza kirangiye ku ruhande rwanjye icyo waba uri gupfa na mugenzi wawe cyose nta burenganzira na bumwe ufite bwo kumwambura ubuzima uyu yapfuye bagiye kumushyingura hari abantu yari atunze hari ababayeho kubera we hari abari babayeho kubera we imana yamukoreshaga bakarya cyangwa bakambara mu buryo bumwe cyangwa se ubundi rwanda n'abandi bakanywa agacupa n'abandi bakanezerwa bitewe biturutse kuri nyakwigendera rero ikintu cya mbere naranakomeza imana ikomeza umuryango we ikomeza umuryango wa nyakwigendera uhe gukomera kuko ntabwo byoroshye nibi bitoroshye gugu tujye tuvuga ukuri iyo umuntu ababaye kandi burya njya mbwira kwihangana nta muntu ubirema mu wundi kwihangana ni ikintu utazi igihe kizira kubera ko amarangamutima cyangwa se ibyiyumviro byawe biganjijwe n'imbabazi ufite hari ijambo bavuga ngo amarangamutima yandushije imbaraga hariya ubugome bwamurushije imbaraga za kimuntu amarangamutima meza ni meza buriya ni ubugome bwamushiki kamere mbi yamushiki imbaraga kandi hari nk'abantu numvise ngo umuhungu ngo yari afite hari abantu wumva umuntu agatagira kwirega ngo yari afite ngo gutoroma hari ibihe bibi yabayemo ibyo ngibyo birihe no kwambura umuntu ubuzima ariko ntekeza biriya bintu atabikoze agihumeka nawe ubwe yari yigize nk'inyamaswa twavuga ko yari afite siziye musansi yo gutekereza urumva yo ntayihari kabisa nayo kabisa kuko waba utekereza neza ukica umuntu noneho umuntu umushuti wawe ibaze gugu turihagararayo ahubwo ngo nzakwica nkanagenda nkabikora nkakwica uri inshuti yanjye nkabikora urumva byoroshye ntabwo ari byiza nyuma yo kumwica amakuru ahari avugwa yuko bigeze no kubana hariya mu nkambi bose bari impunzi ariko bakaza kubona ubwenegihugu bwa Uganda bwa Amerika aba bombi kuba barabanye muri ubwo buzima Peter twabanye mu buzima bwa kera ariko none bigezaho nambura ubuzima urumva abantu babanye mu buzima bw'inkambi barabanye nyine barakoranye baraziranye kuko niba abantu bafata umwanzuro akaranarindirana ngo bashaka ibyangombwa baze mu Rwanda mu butembere no gusura baze gutembera no gusura no kuruhuka none bikarangira twabanye twakuranye ari wowe unyambuye ubuzima uyu mutipe uri gereza hari ikintu yatakaje muri we burya icyo cyose nuko waba warabanye na mugenzi wawe byibura hari aho ugera akavuga ngo bitewe n'ukuntu twabanye reka ngarukire aha ngaha yego hari igihe abantu b'inshuti bikageraho bakaba abavandimwe yego kandi burya inshuti nyashuti kurutira ubuvandimwe niba bafata umwanzuro bagahaguruka mu gihugu cya Amerika ku mugabane wa Amerika bakaza birasobanuye ngo aba bantu barafite umubano wihariye urukumva hari na byinshi bari bahuriyeho bahuriye ku gukura mu buzima bwo mu nkambi babayeho nabi bagira amahirwe babonye kujya muri Amerika bagezeyo wenda bagize amahirwe babonye akazi keza barakoze ageza abona n'ubwenegihugu uri kumva birangiye akoze mistake kosa rimwe ufite kuri ko ubuzima bwe bwose bwagera gute bukarangira n'ubu none niyo yafungurwa nazigera bafite amahoro amaraso azakomeza kumuvugiramo amaraso aravuga papa amaraso aravuga amaraso ntago aguha amahoro nyakwigendera yagiye Imana yamwakiriye ariko usigaye muri gereza ahantu ari arutwa n'uwapfuye ubarutwa n'uwapfuye uyu nawe agahinda kazamwikiramo agahinda konyine afite no kuba uhemuka inshuti yawe siyakwiciye niyakwibye niyo yaba yakwibye sinzi ibintu umuntu yakwiba paka mwambura ubuzima ikindi nta kintu kigaragara yagutwaye kuri body yacyo ku mubiri wawe wowe ufashe umwanzuro wo kumwambura ubuzima noneho urasigaye mwarasangiye icupa
mwarasangiye ibiryo mwaranakuranye mu buzima buhangayikisha bwo mu nkambi nta cyizere cy'ubuzima mwari mufite nta cyizere cy'ubuzima abantu babazi bakuze nta buzima nta kerekezo ubona nyine ari ugupfundikanya biraho bagize amahirwe hari feva y'Imana babonye icyerekezo cy'ubuzima hari icyerekezo cy'ubuzima orientation birangiye ari upfuye aragiye ariko n'uri muri gereza nawe nugirenga ariho hari igice cyamaze kugenda ikiri kwibazwa uyu murambo urashingurwa hehe ibyo ngibyo twe kubitindaho cyane aho washingurwa hose ariko ndumva ari mu Rwanda uko byagenda kose ni mu Rwanda kuko ntabwo baza gufata umurambo ngo bawiruze indege bajyane muri Amerika kandi yaragifite bene wabo hano byanze bikanze mu nkambi abandi bantu bakirino rero ikibaho nuko bamushingura si icyo shaka no gutinda ashingurwa hose yatashye yagiye kandi Imana ikomeze mu muryango we kuko birababaje birababaje sinzi ukuntu wabyumva abantu bazi ko kandi yaje no gutembere azi ko arasura famiye ye muri bamwe basigaye mu Rwanda birangiye aje gupfa ni gakondo uri kumva aje gupfira mu gihugu yego kandi none hazize inshuti ye urumva ikintu gikomeye ibintu mbivuge tunywe abantu banywa inzoga ariko batekereze kabiri umwe mu rugero leta idukangurira kunywa mu rugero tunywerese urarengereye uko urenze umuvuduko niko urengana ubuzima urakoze cyane niko ubuzima bwawe burengana uri kurengana ubuzima bwawe uri kubwirukana ni nko kwiyahura iyo urengeje igipimo cy'ibiteganijwe birasobanuye ngo si wowe ukigenga hari ibindi bintu biri kugukoresha tugerageze niba hari abanywa inzoga bayinywe mu rugero kuko niba unywa inzoga hamwe wica mugenzi wawe birasobanuye ngo si uba ukiri umuntu utekereza twirinde gutwara amamodoka twagize gute twanyweye inzoga twirinde kunywa inzoga zituma dukora iki amakosa tudatekereza ku buzima bwacu n'ubw'ahazaza tugana ku musozo tumaze iminsi turi kumva impfu umugore yishe umugabo we umugabo yishe umugore we umwana yishe se hari n'inkuru usomye mu kanya hari umugabo ni muri hari umugabo wakuse umugore birangira atorotse birangira umugore hashize iminsi arapfa niba warashatse umugore kageraho mu kubita hamwe apfa abantu bagabana umutima w'inyamaswa twarabohowe abantu begera Imana bagira umutima w'ikimuntu tureke umwuka w'ubugome tureke umwuka wa kamere turusha tugira ubumuntu aho kugira kamere ubutumwa wasoza dutanga kuri iki cyumweru cya none ariko kandi nibutsa abantu yuko ndinde twe twabimenyeyeho ikiganiro ko kigiye gutambuka ariko hajemo delay gato dukererwamo gatoya ariko iki cyumweru mutugayire gukererwa ntimutugayire ko mutazatubona ubutumwa wahereza abanyarwanda kuri iki cyumweru ubutumwa bwa mbere nababwira ngo buri wese ku ruhande rwe agerageze kubera mugenzi we uw'umumaro kandi ubuzima bwose urimo bwe gutuma wirara wumve ko hari aho wageze ugerageza kuzamuka kwa bijya bikwigisha guca bugufi icya kabiri ujye ugerageza kwirinda amahirwe ufite ntakaba impamvu yo gukandagira abandi cyangwa se kubabaza imitima y'abandi ntukumve ko uri mu buzima runaka cyangwa se waba umuyobozi cyangwa se ufite ubushobozi runaka ku muntu wumve ko ufite n'ubushobozi bwo kumwambura ibyishimo bye cyangwa amahoro ye gerageza agaciro ufite abandi bakungukiremo gerageza ubeho muri sosiyete nyarwanda uri kuyihuza kugira ngo iremwemo ibice kandi urinda guteza abantu umutima w'agahinda hanyuma kino cyumweru cyose buri wese Imana izamuhera umugisha mu byo akora kandi izaha umugisha n'imiryango yacu itandukanye ahantu iri hose amahoro y'Imana abane namwe mu izina rya Yesu amen nibutse abantu ko turi kuri Centre Pastoral Notre Dame de Fatima aho bafite serivisi zigiye zitandukanye bafite sale yakira ubukwe bafite tente yakira ubukwe bafite kandi sale iberamo inama bafite restaurant bafite bare bafite ibyumba byiza n'ahantu heza buri wese yagira akaruhukira ndetse akagirira ibihe byiza ahantu ni heza ikintu cya mbere gihari hari amahumbezi meza hari igicucu hari ahantu umuntu yakugama izuba hari ibiti byiza waza ukicara
kugama izuba ukamera neza. Yego. Hari ahantu waruhukira rwose nta stress. Urabona haba hari abantu benshi, haba hari abantu batandukanye. Rero aha hantu nawe utakuza kuhaba. Ngiye kubwongera handi iyo mageze mba numva stress zashize. Stress zashira nkumva ndatuje muri gewe. None iyo ugiye mu mazi uri kwiyogera wumva nta kiza gisana. Sawa urakoze cyane Peter. Asante.